Nguyu yarakaye arisaza kisaza nkandi ku ruhande kwa kunyine umusaza atinya nyina rero sinaye kubwiye akikurunga nkamureba nkamwihora simvuge nkipowera agacama gasaka mwe nkanigiye ku kabiyaye nkagakina iminota 15 nkatanga itamuzana akabaga ahita mugatono n'ibindi byose twabikurikirana biba birangiye uko ngiye namukofrimishije ku kijyanye n'inda mukofrima mu bintu byose namukofrima ubusanzwe kirire ntari ngira ahantu nkanda ari buto ngira nkanda yego abone kuvuga ngo nawe utajya muri kaye kuvuga ngo twatandukana ahubwo tugera muri za kaza kuvuga ngo uyu munsi umwe yarakaye yirakaje ariko nyine ntabwo byo mara umunsi bitarangiye ukanukira nge yarakambwire nga bone ibintu bitatu umugore wawe mukoreye ngo nta kibazo mwagirana ariko kirabura oya sha bitero ibintu kirawe mona postinga n'ibintu by'icyuya kirawe ntago amwishinga mu bintu bye nibyo ube ntagiye ugize utekereza ko ubuze aga dushwanye ngenzi kunarakara nshaka kurakara nkavuga ariko yarakara aceceka akampunga muri gumba uko atampunze nyine namubwira mpaka so rero arampunga akagaruka umujinya washize tukahita twiyonga